uyu ni Niyonganzo Patrick nababwiraga. Hirya ko umusitari kuba muri bwa buzima bubi birangiye urugo rwe ruhirimye. Ariko mbabwiye gute ubu uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukajya kuzana Nyamabondo muri video yawe ari mashyiramo inda yayasamishije. Hari ubwo butumwa buratambutse. Ni gute uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukajya kuzanamo Yakamwana na Nzovu. Nuvuga ngo aba bantu umwe tumuziho gusinda undi tumuziho kubomora. Noneho umuzanye muri Yesu aratabara, muri Yesu arakiza. Uzanye Noheli utuye kuzimu urari kuzimu ari naharira. Umuzanye muri studio yawe. Uriya nibihwahwanya ni umusinzi sinjya mbereka yiteretse utubyeri. Noneho umuzanye mu bintu byawe kandi wari umukirisitu. Ubundi hari abantu baba bagomba kugera kuri platform yawe mu rugo rwawe. Ubutunzi bwose waba ufite ntago ngiye waba uri umubomozi. Ijambo na Ribu yavuze iryo jambo ntago turishaka. Ugafata jitafu umuntu uraho ngaho uririmba ibishego ukamuzana mu bintu by'Imana. Shitana aba yamaze kukwinjira n'imizi n'imiganda nta kintu na kimwe waza uvuga. Rero Patrick winjiriwe n'ibirozi byinshi, winjirirwa n'abantu badakwiye kukwinjira benshi, baneye iwawe. Rero hagarara hamwe wikwivugishwa ngo ntiwacyura umugore nutamucyura uwo mugore uzaba waranamutaye kera ntimwabaga mukibana ubwo azaba ahubwo wari umeze nk'uruhutse urusyo. Ica uzanye jitafu muri studio yawe nyamaze wigiraga mukimbira ibintu by'abantu bakagira ute bakabyumva. Wigiragamo wowe n'umucuranzi wawe mugakora ibintu byiza abantu bakabyumva. Izi ntambara zose zikomeye, jitafu yinjiye, Noheli yinjiye, Nyamabondo yinjiye. Ubundi wumvaga uri buko erega kuba warebwa ukwezi ariko mu bindi bihe ibintu bihe bikangirika. Nje najya ku rugero runaka ariko nyine nkabaho igihe kirekire. Rero niyo Patrick Nganzo ibi bihumye nyine umwaka wo muri ADPR muri korari iyo myako yabajitafu senga yaba Noheli reba nka Kayusi w'umutinganyi. Ibyo bintu byose byagiye bijya ku buzima bwawe byangiza ubuzima bwawe. So rero Niyonganzo Patrick ngiye kintu nakubwira keretse nimba ari pranka ngomba kubona nimero y'umugore wawe. Ngomba kubona nimero y'umugore wawe. Reka nsabe bankatingire mbanze mpige umugore wa Patrick Nganzo. Kibazo Niyonganzo Patrick noneho nakuvugiraga noneho ubu biranahindutse. Nimba urugo rwa rushaka kugira ibibazo ukaza kuri social media utarabwira na pare yuko urugo rwawe rwagize ikibazo. Ibaze kubwira social media ko wasenye pare wawe wanakureze akagutangaho byinshi bifatika. Utarigera umubwira ko washenye. Bantu b'Imana mujye munyumvira namwe. Ibi nibyo nza mvuga. Mukaza mukavuga ngo na amatiko. Hari inkuru hari hano ngiye kubazanira umuhanzi ukomeye. Yagize gutya abesha umudiaspora ko agomba kumugira umugore. Umudiaspora mutanga akayaba arafungurwa. Amare gufungurwa uyu mudiaspora aje ateye mwicyumvirizo. Uyu muhanzi aramubwira ngo wagakecuru we ntago nge nabana nawe. Ubwo ibihumbi bingahe by'amadolari babigeze ute birahiye. Iyi ngegera y'umuhanzi ibiramufashira mutu. Nari mbonye ikiganiro urimo uravuga ngo umugore wasanze adahari. Ntago tukiri kumwe. Ari ijambo wavuze muravuga ngo washaka undi mugore mpita nibaza Patrick Nganzo icyo yifuza ni divorce cyangwa ahubwo ari gutegura uko yajya gucyura umugore ko mu muco wa Kinyarwanda gucyura bibaho. Njyewe rero mwana urumva umuntu wafashe umwanzuro akagenda atanakubwiye utanahari aba afite ibikomere byinshi byatumye agenda. Kandi ntekereza ko ibintu byo gucyura byo ntazo gahunda ntazo mfite. None se aramutse yumvishije uri mu rukundo n'undi ntago byaba ari ibintu bibi kuri we. Nawe rega yajya mu rukundo n'undi.
Erega ashobora kutarujya mu buryo hari abagore benshi ukuntu bateye burya imyanzuro yabo irahubuka kuko navuga ngo baba bafite abajyanama ba feke reka nkoresha iryo jambo aho agisha inama umuntu ntamugire inama ya nyayo. Oya umugore wanjye we nta n'abajyanama agira ba feke nzi. Kandi umugore wawe yabaga atuje ubwo uri kuvuga imigendere ye bikancanga. Nuvuga ngo uretse ko ibintu byose nanabisobanuye. Ariko nyine urumva iyo umuntu yumva hari ibimuremereye atabasha kwihanganira ararekura. Wenda ikibazo kimwe nka kureka ese iri senyuka ry'urugo rwawe ntaho ryaba rihuriye n'umurimo w'Imana yaba mu rusengero cyangwa se naho umudamu wawe akorera umurimo w'Imana? Ntago wenda najya kuvuga ngo hari abandi bantu babyihishe inyuma. Gutandukana n'umugore buriya ni impamvu zacu twembi. Yego. Ntago umuntu ajya kubeshyera abantu cyangwa ngo ngiye kugira abo ntunga urutoki. Ubwo ntawe udushinzwe abantu bafite kubana bakumva ari byo badahurizaho bagatandukana. Rero abantu bagiye bamamagara bakambwira uti niyo nganzo Patrick yashenye cyangwa ni puranka batangiye we n'umugore we kuri ya story yabo baduhaga kugira ngo batwumve uti kuko urumva niyo nganzo nta kintu ashaka kuvuga ku mugore we. Umugore we nta nubwo araza kuvuga utubuse ntituribona umugore wavuga. Yaburi umugore wanjye nta nubwo umuzi buriya nta n'icyo yakubwira. Ubwo rero abantu twabwira uti si puranka. Njye ntago nyibana n'umugore mani. Ibyo by'abantu barega abantu bo batekereza ibyabo uko babishaka. Ariko ntago nyibana n'umugore. I'm single. Ko numva yesu byakira cyane. Hari umuntu mwantereye gutwi utari umuntu kazi uri muri Canada ho ngo wasanga kwari utuntu tw'utumesaje. Oya. Urugo rwanyu rwavuzweho n'Imana. Uyu munsi si Imana yaba yivuguruje. Ako ngiye rero nanga igipindi cy'abahanuzi. Oya none se kuki utanze kumurongora bakigupinditse no bakigupindika ukamurongora? Ngiye ntago narongoye umugore. None oya si byose urumva ubukwe bwanyu bya byose muri abanyamasengesho nta kuntu Imana yabitarabuvuzeho muri korari cyangwa se ababivuze barabeshye. Oya ntago babeshye kandi barabivuze mu kabana. Akabahanuzi shazo ibintu batubeshya sha. Ahubwo urumva ufite ibintu byinshi nuko twanga kubivuga. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umuryango n'ubuzima buba buri private. Nanone ibintu byose utabasha ku buryo utabasha kubivugira ku karubanda. Nibyo kabisa. Ariko buriya kubera ko umugore ari we wanshunze ntagiye akagenda buriya ningiye mubi. Ningiye bamubereye mubi. Ahubwo nimba umugore yagiye yagaragaje gutsindwa kuko umuntu wahukanye ntago aba ari uri mukuri. Oya reka nkubwire. Oya iyo bitihanganirwa. Nyine nimba bitihanganirwa yagiye kugira ngo wenda imbuga nkoranyambaga zikwatake kuko nubundi niweho tuzi ntago umugore tumuzi cyane. Ariko burya mu muco wa Kinyarwanda umugore aba yatsinzwe. Njyewe siko mbitekereza hari ibintu n'urugero. Umugore hari ibintu nyine bimugora kwihanganira. None aba bagore bacu twashatse muri izi viziyo hari ibintu baba batumva. Ariko twebwe none ahubwo bakanirengagiza ko bagiye babona uko ba mama wabo na ba papa wabo bazubaka n'ibiki n'ibiki. Byo muri iyi viziyo biragoranye kuko nk'ejo nagiye kubona mbona madamu wa Debeni barimo baramuhobera ari hanze y'igihugu. Harimo urugwiro. Mbere ya Debeni ntiyavuga kuko nawe twabonye akurura ishanga rya ishanga. Ntacyo yarenzaho. Tubona no muri Uganda bamunagira amasuti ya kuri stage. Nuvango rero. Ubwo nk'umusitari nka niyo nganzo. Ubwo ngubwo nyine abantu nabo bisobanurira iby'umugore yananiwe. Oya ntabyo yananiwe. Ariko yanabinaniwe. Byabinaniwe. Erega nuvuga ngo Patrick ari ikintu utaramenya.
weho uracyita Patrick umwe wanyongaga igare, wa wundi wakoraga ka kazi, wa wundi ahari wagendaga gutyo uko yiboneye duhigahiga udufilime banze no kudushyiramo banakinisha umuntu bakamukatamo nta na tike baguhaye. Uyu munsi rero nicyo kibazo tunafite ku bantu bari mu Rwanda b'abasitari, izina ryawe riri hejuru, ntabwo uzi uburemere bw'izina ufite. Rero nimba ukora igihangano kimwe kikisekura muri miliyoni, ikindi muri miliyoni, ikindi muri miliyoni, uza abantu babyigana no kugira ngo indirimbo yabigere mu bihumbi 100. Ni ibibazo byo. Noneho kandi atari nuko wihirinza ari ya mpano yawe nyine ya indirimbo igenda ikora, nta n'ibintu birenze nyine. Njyewe maze igihe ntembera mu byaro, niweho baba bacuranga mu byaro hirya no hino, niweho bari kumva mu mamodoka. Noneho rero weho kuko uri gasanze nyine uri kubyigana no kugira ngo ushyire ikindi gihangano hanze, ntago urumva izina ryawe uburemere bwaryo. Hari n'abantu banaguhitana. Silas Byesu ni ku murongo, ubwo Bruce Melody yasubiragamo ngo urava mu murongo harinjira mu ndi. Yatangiye guhura n'urugamba ruvuga ngo yafashe umwana ku ngufu. Asohoye ntiwabibatumye, yikubise muri miliyoni. Umwana bagiye mu igororero. Bivuga ngo hari abantu hano hanze wakwibaza impamvu abahanzi, umuhanzi ashobora kumara imyaka 5 wagira ngo niwe dufite mu gihugu wenyine cyane danje. Nuko rero nuvuga ngo ubundi ako kana nakahe gatuye hehe kari gukora ibintu kakagera ha ko tubona ya mpano umunsi yakoze indirimbo tukamubona ari kuri stage ya The Ben. Nigo yatangiye guhuragurika. Ubarihe ntago ari mu igororero. Ntago hari ibimenyetso n'ibihamya se byuko yahohoteraga umugore we nyine. Wamenya ukuntu iriya video y'ubwambura yagiye hanze, nuvuga ngo hari zino ufiteho uri gukina naryo, ndetse n'urugo rwawe rushobora kubigenderamo kugira ngo bagukase, kandi bigoranye ko nyine wahimba indirimbo ngo wongere turunigire miliyoni, uri muri saga z'urugo, wananiwe kurya utabuze ibiryo, uri bubona amagambo wandika. Ni ibibazo mane. Rero ni ibibazo nuvuga ngo ntubirebere mu bintu biri hafi, ubirebere mu rundi rwego ukuntu, kuko hari amazina mufite mutaramenya ko mwayagezeho. Man, urajya muri volcano ukumva niyo ngano, ntago wava Nyabugogo ngo urinde ugera i Muhanga utarumva niyo nganzo Patrick. Ntago wava Nyabugogo ujya Cyangugu utarumva bashyiramo ibisirimba byawe. Hari abandi ba gospel man basinziriye batari no kuvugwa, kandi twavuga ko barenze. Wakwibaza impamvu, kuki utibaza impamvu udahamagarwa mu bitaramo biremereye? Sha bro, nyine nizantambara turwana nazo n'amashari n'ibiki. Rero nukuvuga ngo ubu ngubu ugomba kurwana bucece, kuko baraje bazane n'udukobwa dutwite. Ibintu byose rega umuntu yemera ko bishoboka, kandi kubera buranizera Imana cyane mwana. Icyo nemera Imana yagukuye hahandi. Ikintu nifuza no kubanza kongera ukamenya izina ryawe aho riri, aho Imana ibiri paritse. Hanyuma ikindi ukareba nimba biri ngombwa ko umugore wawe ukakuramo nyine inarige yo kuvuga ngo ni Ezekiel ataraba ikigarasha yajyaga avuga ngo umugore we yarahukanye arambwira ngo ntiyajya kumucyura, ariko namubwiye 70 itari muri Bibiliya. Ahita afata imodoka tujya kumuzana. Nanjye yimbwira. Nukuvuga ngo hari ukuntu abantu biteguye kudusekera aho hantu, hakaba hari n'abanyamafaranga binjiramo ku buryo umugore we banamusaza. Ariko reka nkubwire Nganzo, uburiya mugore wa yampano niwe wari wemeye gushyira agapipike hanze. None se kuki yemeye nawe kakadarapwa hanze? Sha ndabizi se sha. Kugeza ku rugero nyine anemera kujya kwitangira ikirego yuko umugabo we ngo yaramugonze. Uyu munsi umugabo akaba akatiwe hafi imyaka 3 ngire ngo inarenga, nimba atakiri muri Tarante. Nuvuga ngo hari abantu, hari amazina hanaremereye ashaka kwihara, nyine ameze nka za nganda zengaga amabuye, ibyuma. Nuvuga ngo uretse Yesu ushaka kuzaza gutabara kugira ngo ubone undi muhanzi. Ubundi kera kugira ngo mbanze nkubwire ukuntu uhita unabiha uburemere.
twagiraga umuhanzi witwa Leonira ukabona aradomina Alexis akaza akadomina Theo akaza akadomina nyine abo bose bakamera ugasanga dufite abahanzi 10 mu Rwanda indirimbo zabo ziri ku rwego ruri hejuru nyine kandi nta kibazo bibateye ariko uyu munsi umuhanzi arashaka kuza ngo yiharire arena umwaka ushira ari we n'undi ashira ari we ari muri gospel no muri sekira birahari nta bandi bahanzi bahari ni gute ari ku wundi niyo nganza agira indirimbo 3 enye zifite miliyoni irenga ntituwe twaramubonye base asohoka no ku rutonde rwa MTN ejo bundi ubura amajwi ariko bagushize ngo rero ugomba kumenya ngo hari abantu hari hirya batumwa kuri wowe burya na bamwe wakira hari abo wakiraga muri studio bana gutelefone nyenda ngo mukorana ukagira ngo ni impuhwe bazanye ibirozi bagomba kunyanyagiza iwawe mu nguni ibyo byose rero hari abantu ugomba gutumwaho kuko aho Imana igupfupfunyuruye nta muntu wari uzi ko wagaragara kandi niyo Patrick warihirinze tubwizanye ukuri shaka bisa rero nge nakubwira ngo utekereze ugarame mu gitanda cyawe ureba ahantu umudamu yararaga ureba umwana yinyagamburiraga yanabanyarira ukavuga uti jya kwanika wibuke ko batagihari ugarure uburenganzira bw'umwana na madamu mu rugo iwawe nubundi nabonye hose ari kimwe kankubwire uriya nakubwiye ngo uburemere bw'ikintu ntago umuntu abuvuga ku karubanda nanjye niyo mpamvu ndi kugenda ngira ibyo ntavuga reka ngo ushimire ibindi tuzaganira ntari bipa urakoze cyane reka ntangire ngusuhuza kandi nguha ikaze ukurikira ibiganiro byacu Imana iguha umugisha mwinshi kandi ndetse Uwiteka akomeze abane nawe mu byo ukora byose kandi Imana ikomeze kwiteho aho uherereye hose yaba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu Imana iguha umugisha abantu mudukurikira muri ku mugabane w'i Burayi cyangwa se Afrika muri rusange abantu mudukurikira muri mu bihugu nka Canada Australia mwese Imana ibaha umugisha kandi ndetse ikomeze kubarinda no kubashyigikira mu byo mukora byose ntago twari duherutse kubahereza inkuru n'ibiganiro twari tumaze iminsi dufite ibibazo ibyago mu mafamiye mu nshuti kandi tutanameze neza turwaye ariko Uwiteka Imana yakomeje gukora imirimo n'iki n'ibitangaza rero turagushimiye weho tugiye kubana muri iki kiganiro reka tukubwire ngo Uwiteka Imana aguha umugisha kandi gitege amatwi hari abantu benshi bagiye bumva ibiganiro by'amavoice mvuga nti bakitiranya ibintu ngende hano guhereza abakunzi banjye inkuru zose zihari icyo ntazakora ni kimwe nababwiye hari ukuntu twe dukora inkuru ugakora inkuru ukagina deep cyane no mu bintu bitakureba nyine ukinjira ugasanga winjiyeyo nyine ugasanga nk'ikintu ubwiye umuntu ntago yaragikeneye ariko kuko kimuhaye akacyumva ibyo nibyo nababwiye ntazongera kujya njyamo ariko amakuru aba hari nzajya nyabaha nkora ubusesenguzi ndetse n'abahereza amakuru ku gihe nkuko tumaranye imyaka hafi 5 tubagezaho inkuru n'ibiganiro rero Imana ibaha umugisha kandi tuzadushyiraho ubuhamya gufasha abantu n'ibindi nkuko tusanzwe tubikora rero Imana ibaha umugisha turagarutse ku nkuru reka duhere kuri aya majwi ku kiganiro cyakozwe n'uyu mugabo aho yakoze ikiganiro cyiwe hari umugabo witwa Patrick uyu Patrick ni umuhanzi yabarizwaga mu itorero rya ADPR ndatekereza ko yaje guhagarikwa n'itorero rya ADPR Paruwasi ya Gasave mu kumuhagarika ku bantu mutamuzi numwe warimbye mu ndirimbo z'ibisirimba kandi zigezweho cyane aho yatangiye kera yihiringa uyu niyo nganzo Patrick nge ni inshuti yanjye turaziranye ariko iyo bigezaho dutambutse amakuru ya nyayo ibintu bye bya santima murabizi ko biba bitakirimo niyo nganzo Patrick numwe mu bantu bagiye bihiringa cyane ariko nyine ndi kugenda mbabazwa nuko ari kugenda asozera vuba ari nayo mpamvu ninginga mbere ya byose kwinjira mu nkuru ze neza abajyanama be cyangwa se abantu bamugira inama
bagomba kumugira inama muri ubu buryo bakamwegera. Niyonganzo Patrick twatangiye tujya gukina amafilime, twakinanye filime yitwa Umukristo Nyawe, ushobora no kuyishaka kuri YouTube ukayibona, ariko icyo gihe abantu nyine baradusuzuguraga nk'abantu nyine batazatera imbere cyangwa se ngo bagire aho bagera. Ariko Niyonganzo Patrick arakomeza, yagiye ajya akora udutsinda tugiye dutandukanye, ariko Niyonganzo Patrick agakomwa mu nkokora n'imbaraga z'umufuka. Ni umunyempano mwiza, ariko kandi nanone nyine kariyeri yikunda kwicwa no kutagira amafaranga cyangwa se ubushobozi. Niyonganzo Patrick rero uyu nguyu ngiye kubumvisha, ni umwe mu bagabo bihirinze rwose, ntatinya kubabwira ko yihirinze. Ariko akigera muri ADPR yagiye ahantu agiye kuhakora akazi ko mu rugo, biramwangira nyine muri urwo rugo banga ko akora akazi ko mu rugo, baramufata nyine baramurera nk'umwana. Umubyeyi witwa Damuru, Nsengiyumva Jean Damuru, yaramufasha aramurera. Urwo rugo Niyonganzo Patrick arugiramo umugisha, ndetse abantu benshi bakundaga kumva ko Niyonganzo Patrick ari nka murumuna wa Damuru. Damuru rero yari afite amafaranga, n'ubu arayafite. Yafashe Niyonganzo Patrick, ni ukuvuga ngo Damuru yari umuhanzi kandi ubikunda, kuko ndabyibuka abakundwa na Yesu ari igihe twabikaga ibyuma ahantu munsi muri kave. Damuru kera nyine ataragafata, ariko nabwo yari ayafite amafaranga, ko yari afite moto ye kandi akora akazi akayiparika akajyamo agacuranga ibyazi, agahimbira indirimbo korari. Byari byoroshye cyane rero, kuko yari umuhanzi, guhita afatanya kariyeri na Niyonganzo Patrick, ariko atari uko baririmbana, ahubwo agasa nk'aho mu baking. Baje kuhimba indirimbo nyinshi ntizakundwa, ariko baza kugera ku ndirimbo nziza cyane mwakunze yitwa ngo ngusabye ikiguzi cy'ubuzima. Wampaye ntago unsabye ikiguzi cy'ubuzima, wampaye ntago nakibona. Rero ikiguzi cy'ubuzima bagikoze muri Covid, gifasha imitima ya benshi, ndetse ni indirimbo ntekereza ko yarebwe n'abantu barenga miliyoni. Baratangira baramamara, bakora n'izindi nyinshi, arimo yitwa niki cyantandukanya n'urukundo rwa Kristo. Uko uyu muhungu bagenda bamugurira amakositimu, bamugurira inkweto, bamuha amafaranga, atangira kurega gatuza kuri Jean Damuru, yibagirwa ko ari we wamugejeje kuri iyo kariyeri. Uyu muhungu Niyonganzo Patrick baramusabira, Damuru aramukwera, ndetse amukora n'ibindi bintu byinshi bitandukanye, baririmba muri korari imwe, mbese amushyira ku dututi twishi, kuko Niyonganzo Patrick ntago yari azwi. Yazamukiye kuri ya base Damuru yari amuhaye, Niyonganzo Patrick arubaka, ariko mu kumara kubaka nibwo yaje rero gutandukana n'uyu Damuru. Ariko bifu za mbere zihera muri korari. Bifu zo muri korari ukuntu zagiye zinjiramo, ni nayo mpamvu nshaka kugira ngo mwumve ukuri kw'ibintu, kuko hari ukuntu abantu bavuga ibintu mu buryo batazi. Iyi nkuru nzayikoraho episode 4, kandi episode 4 uzaba umaje gusobanukirwa, kuko hazaba hariho n'igice cy'umugore wiwe, kuko ubu tuvugana mpamvu ndimo ngenda nsasira, ndagira ngo mvi muzingo se niyo Patrick mukubwireho agashusho gatoya. Muri korari byatangiye bivugwa ko uyu Niyonganzo Patrick anywa inzoga, ndetse kandi anasambana. Bari bafite ibihamya n'icyo bita ibimenyetso byo kugira ngo ibyo bintu nyine babigaragaze. Uyu Niyonganzo Patrick yaje kwigumura kuri uyu muryango, biranaserera cyane, kuko itorero rya ADPR ryaje kumuhagarika. Wakwibaza ngo ADPR yaje guhagarikira iki Niyonganzo Patrick? Ariko mwebwe ntago mwabimenye, kuko ntago mwashakaga kubihereza iki umwanya. Rero iki nicyo gihe cyo kugira ngo ngiye nkubwire ikintu Niyonganzo Patrick yararimo azira muri ADPR.
niyo nganzo Patrick byaje kuba ngombwa ko abantu bamugira icyo nakwita nk'ishyamba kuko atandukanye na Damuru. Niyo nganzo Patrick yaririmbye indirimbo z'ibisirimba, harimo indirimbo ivuga ngo ndayibagiweho gato, ariko harimo indirimbo zamamaye zifite amamiliyoni arenga yarazikoze. Niyo nganzo Patrick arakundwa n'abatari bake, ariko abantu bagakemanga ukuntu indirimbo yakunzwe, ariko umuhanzi nyirayo nyine ntatera imbere. Ibi bisirimba, harimo igisirimba kivuga ngo uyu munezero urandenze mana mbuze uko mbivuga, wajyaga umbwira ko uzanabara nkagira ngo nayo, ngo none mbirebesheje amaso mana uruwo gushima. Iyo ndirimbo yarakunzwe cyane, n'izindi nyinshi. Ntago nashidikanya, ntago najyaho ngo mbwire abantu ngo Patrick ntago ari umwanditsi mwiza. Niyo nganzo Patrick afite impano eshatu shitani agomba guhiga akamufata akamupyinagaza. Niyo nganzo Patrick afite impano ya mbere yo kwandika neza, ni umwanditsi mwiza, ni umuhimbyi mwiza, arandika nyine. Kandi ni umwe mu bagabo mu Rwanda mbizi neza ko ari uko yabuze ubushobozi, nta nubwo nabambonye baryaho. Ibi ni ibintu nakubwira, kuko ufashe imbaraga mbonye akoresha ukazihereza Niyo nganzo Patrick, yaba umuhanzi udasanzwe muri Afurika no ku isi. Ariko ikibazo cya Niyo nganzo Patrick ndibuze kukikubwira, reka nkomeze aho ngaho. Uyu Patrick yaje gukora indirimbo kandi zigiye zitandukanye, aranakundwa. Yaje guhuramo n'umugabo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Steven, amutera inkunga ndetse amugurira inzu hariya za Gasanze, ubwo ni mu karere ka Gasabo, hafi naho bamena ibishingwe ahitwa Induba. Uyu Niyo nganzo Patrick abonye inzu yumva ko ubuzima bwe busa nkaho buhindutse, yumva ko icyo yagombwaga yasabwaga akibonye. Niyo nganzo Patrick aza gukora ikosa rikomeye rimeze nkaho yasuzuguye umugore we. Amwe mu mafaranga yagiye akura mu ndirimbo, buri ndirimbo nta mafaranga menshi azibamo. Indirimbo ishobora kurebwa na miliyoni y'abantu, ariko ugasanga ukuyemo miliyoni imwe y'amanyarwanda. Ugasanga ya miliyoni imwe y'amanyarwanda kandi indirimbo yarebwe na miliyoni wenda na magana. Kandi buriya indirimbo nyinshi ziri gospel zo mu Rwanda zirebwa n'abanyarwanda. Urumva miliyoni abantu babyinnye, yarabagaburiye, yagize gute, yagiye muri studio, yagize gute, ugasanga wenda akuyemo nk'ibihumbi 400 biri liquide. Ntago rari amafaranga make nanone, burya 400 udakodesha wabyazamo umushinga. Patrick rero n'ubundi Steven yaramwongereye, kandi yaramwemereye inka, akora ikintu bita boutique. Rero Niyo nganzo Patrick yaje kujya avugwaho nyine kugendana n'abagore cyane n'abakobwa, bigatuma umugore we avuga ko asambana, ariko by'ukuri nta kimenyetso cya nyacyo gihari uretse ngebyo nifitiye. Ariko nta kimenyetso cya nyacyo waza ngo uvuge ngo Patrick ni umusambanyi. Haje gukurikiraho inkuru mwagiye mwumva we n'undi mu mama yari yemereye kuzamura, ariko binavugwa ko baryamanaga. Uyu Shadia n'ubundi byaje kuba ngombwa ko yongera kwiyungana niyo Patrick, kandi amwandikira n'izindi ndirimbo. Aho rero niho rwaje kuzingira. Nk'umugore wa Niyo nganzo Patrick niwumva ibyagiye adutangariza urumirwa, kubera yuko hari ibintu byinshi hano bigiye kujya hanze ku rwego rukomeye kandi bikaziramwo n'abandi bantu. Urugendo rwa Niyo nganzo Patrick rwabaye urugendo rugoranye, kubera yuko maze kubona ko iyo ufite umuziki uri kuzamuka, naranabibonye kuri Silas bya Yesu ni ku murongo, ubwo yasohoraga indirimbo ivuga ngo ntiwabibatumye, yaje guhura n'abantu bamurwanya. Kuko iyo ndirimbo nako Silas yaje kugira ikibazo, muze kunyangana ndagaruka kuri Niyo Patrick mukanya. Silas yagize ikibazo, uwitwa Bruce Melody
asubiramo indirimbo ye ivuga ngo ibya Yesu ni ku murongo, akantu gatamera nk'agakoreye challenge ari muri studio. Abandi bahanzi bahita bamenya ko hariho uwo muhanzi. Uyu muhanzi atandika indirimbo ngo ntiwabibatumye, bavuga kuri mugufa ariko ntiwabibatumye, ngo yego amadeni arakwishe, nyine mwaragiye muyumva mwese. Iyi ndirimbo yaje gukora gashya ihita isimbuka izindi zose igera muri miliyoni. Biza gutuma Sirasi ahagurukirwa, ni naho mwagiye mwumva ibintu byinshi biza bivuga yafashe umwana ku ngufu, yagize gute. Nyine ngiye maze kubona yuko ikibazo ni ugukora ibintu bakabireba. Iyo ukoze ibintu ntibabireba ufite amahoro, ariko iyo ukoze ibintu bakabireba utangira kumva utundi tuntu tuza nyine kugira ngo tukumanure. Nk'ubu nimba Patrick akora ibisirimba, twibagiwe za ndirimbo z'abanyamurenge, za ya makorari za Healing n'izindi nyinshi za Gisuzo Ministry, izo zose twibagiwe indirimbo zazo kubera niyo Patrick Nganzo. Muranyangana muri iki kiganiro ndi bugende mfata impu zombi, ndashaka kumvisha ibintu niyo Patrick Nganzo yatangaje, abitangaza ku binyamakuru bimwe bigiye bitandukanye, avuga ko yarangije gutandukana n'umugore we. Bango uyu munsi wa none mu Rwanda dufite ikibazo cy'abastari barimo bagenda batandukana basenya ingo, ariko wagerageza wagini deep ugasanga urwo rugo rwinjiriwe n'abandi bantu kugira ngo baruhirike, kugira ngo bakase wa muntu. Kuko uri kumva niyo Nganzo guhimba indirimbo ntago yakongera kugira miliyoni atari kumwe n'umucyara we, atari kumwe nawe rwose ntago yakongera guhimba indirimbo ngo igire miliyoni, nta nubwo yagirenga mu bihumbi 200. Niyo Patrick Nganzo yagize defo eshatu mu nzira ye, ndetse nanankurikira aze kunyemerera ibi bintu abikosore kuko haracyariho ibyiringiro. Niyo Patrick Nganzo yaje gufata kumva ko amenyekanye, amaze kumenyekana atangira kwishyira hejuru, kwizamura nyine. Ararebwa, ni umuhanga, ni umustari, nyine yajegeje imbuga nkoranyambaga, aratangira kora ikosa ryo kwivanga ngo yazanye Kayusi w'umutinganyi, ngo aramusengeye, ngo ubutinganya buvuyemo. Ejo tukabona rimwe aranywa inzoga, bari kumwe, Kayusi akagenda amusebya. Bituma bwa bushongore n'ubukaka abantu bari batangiye kubonamo niyo Nganzo Patrick, abantu bagenda babigabanya biza kurangira. Niyo Patrick Nganzo urumva Kayusi araje ngo uyu munsi yakijijwe, ngo eje tukamubona handi yambaye ikaruso mu muhanda arimo agenda avuga ko ari umutinganyi, yambaye amapampa. Ejo tukongera tukamubona mu biganza bya niyo Nganzo Patrick. None abantu batangira kubona ko niyo Nganzo Patrick ari ku mbuga nkoranyambaga twika, ntago ari ubutumwa bwiza ari kuzana, ahara ari gutwika. Inshuti ze abakundaga ibihangano bye bagenda bamuvaho. Niko nabonye iyi social media imeze. Ibyo wahaye abantu bisaba ngo aba ari byo ukomeza kugira ute kubahereza. Niyo Patrick Nganzo iyo nereri ya mbere yakoze, nibwo hatangiye kuza n'uwitwa ntuza nanone n'ubundi Patrick ngire ngo ntuza Karabo na waraza bakagenda. Aba ba Karabo nibo bafashe ya mbere batangira kugenda basebya Patrick ko aryamana na Shadia. Uyu Shadia nawe inkuru z'ubwo ndaje nze nzibazanire, mwebwe mukore subscribe kuko murabona ko akabaraga kagarutse kabisa, meze neza cyane. Uyu niyo Nganzo Patrick mukuzana abo bantu yitirirwa ko barimo baramutwikira, byaje kurangira cano y'igicika imbaraga cyangwa se n'ibihangano bye, aza kongera gukora irindi kosa rikomeye ubwo yararimo akora izindi ndirimbo. Urumva muri ADPR ntibimeze neza, muri societe bisanzwe ntago bimeze neza. Urumva no mu rugo ntibimeze neza, no muri korari ntibimeze neza. Atangiye guhangana noneho na ADPR muri rusange, atangira guhangana na korari yaririmbagamo, kandi bigoranye ko kubura umuntu umwe wahangana n'abantu 100, ntago bikunda. Bituma ibyo bitaga gakiza muri we babibona nka business n'ibindi. Narababwiye ngo hari abantu baje kuri YouTube bazi ko nyine kuzuza abantu igihumbi, ngo no kurebwa n'abantu igihumbi na subscribe igihumbi. Hari n'abantu bafite iyo myumvire ngo ko uba warangije kuyora. Muvandimwe, nimba ufite gahunda yo kuza hano kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri iyi mihanda niko tuyita,
bigusaba kumenya, banza unyure ku muntu ubimazemo igihe agusobanure kandi wumva ibyo agusobanurira. Hari abantu bajya batugana wamusobanura ukumva afite ibintu bye, kumva ntago akeneye inama yawe. Ariko hano kuri YouTube ndagira ngo mbabwire ngo ubundi haba umuntu ufite umutima ukomeye, haba umuntu ukomeye ufite umutima. Hano habaho ubugambanyi, habaho amarozi, habaho ibintu byinshi cyane. Abantu bakugirira ishyari, abantu bakugira ishyamba, abantu baguteranya mu bandi. Umuntu ahamagara umuntu akubaza amakuru, akavuga uti Justin ni muntu ki, akakugerekeraho ibintu wowe ku buryo ubyumvishije amatwi yawe. Hano abantu baba bafite amashyari menshi. So rero Niyonganzo Patrick yigaragaje nk'umuntu wabonye iki, amafaranga yakanze abantu nyine, bituma abantu bamugira hehe ishyamba. Ariko urugo rwe n'ubundi rwari rurimo iki, imiraba. Urumva ibyo byo kuva muri ADPR n'ibindi, hari ibintu ntari gushaka kwinjiramo kubw'ubusugire bw'itorero rya ADPR n'abakristo, no kubwo korari nanjye nigeze nkandagezamo ikirenge nkaririmbamo. Hari ibintu ntavuga. Ariko uyu mugore wa Niyonganzo Patrick ndabizi afite amakuru menshi, dushingiye ku byo aduha, dushingiye hari amakuru mugiye kumva mutigeze mwumva ku buzima bwanyu by'ukuri kandi biranababaje. Niyo Patrick yimukiye Gasanze akora boutique, ndetse buri gikorwa cye cyose akunda kugishyira kuri stati cyangwa kuri YouTube. Mbwira abantu mudukurikiye, hari amakosa yagiye atubaho twe tuyaboneramwo ibibazo bikomeye. Kuba hari ikintu ugezeho ntago ari ngombwa kukizana kuri YouTube, kuko hano tuba ari igihe ushaka kubwira umuntu ngo waguze inka, umuntu wakarara ku bapfumu arimo guteza amahembe cyangwa higa ya nka kugira ngo ihite ipfa. Kuko hano twejeje abantu batifuza ko hari icyo twageraho, twejeje n'abantu babona ko ari ako twagezeho, akarakara kirirwa mu buriri aryamye. Kuko amashyara abantu arenda kubaturitsa impyiko, abandi arenda kubaturitsa imitima. Hari abantu tuza hano twavuga nk'ibibazo byacu tukamera nkaho turi kubanezeza. Ariko reka nkubwire ngo Niyonganzo Patrick, fata umwanya umusengere, kuko nicyo kintu nge nagusaba. Katwumve ibyo Niyonganzo Patrick yavuze, noneho dukomeze n'ikiganiro. Uvuze nteye nabi, ndi mubi, ndi umunyamakosa, ndi umunyamafuti, ndi umunyamabara. Ntago uwo mugore yari kwihanganira uwo muruho gutunga umugabo umeze nk'uko meze. Tangiye kurwara igifu kubera ko nta muntu ukinyitaho. Ubu ni inzara. Urumva kuva mu gitondo sindanarya. Hari n'abambaza kuki utagikorana n'umugore benshi kandi bari badufitiye umumaro, nkabura icyo mbasubiza. Ubwo rero nashaka kubabwira ko impamvu batakibona my family kuri ntuza kuri platform zanjye cyangwa se tutagikorana, ntago tukibana. Usubiramo ako kantu. Impamvu mutakibona, mumaze iminsi mutabona umugore wanjye mu bikorwa byanjye, ntago tukibana. Aka kanya uri kwicara kuri kamera ukavuga ngo birashoboka ko nakwaka divorce, birashoboka ko ntakongera gusubirana n'umugore wanjye, birashoboka ko ntakongera gusubiza impeta ya nyambitse. Ntago turi kumwe ubu. Ntagaze ibyo ndimo, nawe sinzi ibyarimo. Sinzi ngo abayeho ate, nawe ntazi ngo mbayeho nte. None se ni gute nakumva ko tutakora divorce? Twaratandukanye. Patrick aka kanya abayeho gute kumva ari kuba wenyine atari kumwe n'abana be? Mbayeho ubuzima bugoye. Mbayeho ubuzima bugoye. Ntakifuriza undi muntu kububamo. Ndasonza, inzara irandya n'iki. Njye nta nubwo njyewe nahitamo kubaho jyenyine. Nzashaka umugore. Ntago ari nonaha. Bivuze ngo kuba mama Rubasha yagiye ntago bivuze ko waba wenyine. Oya. Kandi nawe ntibivuze ko yabaho wenyine. Aka kanya uri kwicara kuri kamera ukavuga ngo birashoboka ko nakwaka divorce, birashoboka ko ntakongera gusubirana n'umugore wanjye, birashoboka ko ntakongera gusubiza impeta ya nyambitse. Ntago turi kumwe ubu. Ntagaze ibyo ndimo,
nawe sinzi ibyarimo sinzi ngo abayeho ate nawe ntazi ngo mbayeho ne none se ni gute nakumva ko tutakora divorce twaratandukanye. Patrick aka kanya abayeho gute kumva ari kuba wenyine atari kumwe n'abana be? Mbayeho ubuzima bugoye nta kifurizo ndi muntu kubamo, ndasonza inzara irandya n'iki njye nta nubwo njyewe nahitamo kubaho jyenyine, nzashaka umugore. Ntago ari nonaha. Bivuze ngo kuba mama Rubasha yagiye ntago bivuze ko waba wenyine. Oya. Kandi nawe ntibivuze ko yabaho wenyine. Nagiye mu bukwe mbo mara iminsi umugore tukajya tuvugana, ariko sometimes nyine akaba ari byo tutari no guhurizaho. Mbo birangiye mu gitondo natashyemo turavugana, nabwo tugira ibyo tutahurizaho. Birangira rero ntashye saa 8 z'amanywa, ngeze mu rugo nsanga umugore yagiye. Usanga yagiye. Yes, reka mbasuze mbifurize kugira ibihe. Mwumvishe ko uyu niyo Nganzo Patrick umugore we byarangiye bashenye, ariko ntago ari ikintu cyo kwishimira, nta nubwo ari ikintu cyo gushimira niyo Nganzo Patrick, ahubwo ni ikintu cyo kumubwira ngo ubwabyo no kubizana kuri social media ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Social media rega bene data ntago yubaka urugo. Social media isenya iki urugo. Nuvuga ngo hari ibintu abantu batarasobanukirwa muri social media. Social media nuyiyambaza kugira ngo ikubakire urugo ntabyo uzabona. Ahubwo social media igihe cyose izahora igusenyera iki urugo. Niyo mpamvu wakagombye kwicara uvuga ngo njyewe ndi kumwe n'umuryango wanjye, cyangwa se ukavumiriya, wamara kuvumiriya ukagira ukundi kuntu utekereza. Kuko ntago YouTube akabaye kose aba YouTube mwige kugahisha. Njya mbona hari abamama cyangwa se abantu bubatse ingo, kuko ngo hari ibibazo bibaye mu rugo, ahise ahamagara abandi bantu ababwiye ibyabaye mu rugo rwabo, kandi uwo muntu uri kubwira ameze ari kumva uri kumutera isesemi, kuko nawe byamubanye byinshi, ibyiwe byamubanye byinshi. Ni ukuvuga ngo weho umeze agufata nk'icyo ntazi, aba ari kugufata nk'icyo ntazi. Icyatumye umugore wa niyo Nganzo Patrick asenya tuzakibagezaho mu bindi biganiro, ariko birababaje cyane, biteye n'agahinda kuba umugore agenda ukaza kuri YouTube kuvuga ko umugore yagize ute yagiye uri umukristo. Nta bukristo ubu ugifite, ngo urashonje. Ubundi se ataraza watekerwaga nande? Ngo ubayeho nawe wagiye guhaha ugateka ugakora igishoboka cyose, none se bapare bawe bose warigumuye, bapare bawe bose baragiye, ba marene ntimukivugana, wabaye nyamwigendaho, nta nawe ushaka kuza gusamira ibi bintu. Niyo Patrick Nganzo biragusaba imbaraga zikomeye, ariko njyewe nkugaye kuzana, ntago uratandukana n'umugore wawe. Kuba amakosa yaba mu rugo, umugore agahunga umugabo cyangwa umugabo agahunga umugore kugira ngo amakimbirane abanza hosheke, ntago ari igisobanuro cy'uko urwo rugo rusenyutse. Ariko weho umeze nk'umuntu washakaga ko umugore wawe asenya kugira ngo wizanire iki undi mugore. Amakuru ahari ngo hari umudiaspora kazi uri mu gihugu uri muri Canada. Ntekereza ko Canada iri Amerika y'Amajyepfo, ngire ngo aho ushobora gusangamo na za Brazil. Nuvuga ngo hari uwo muntu niwe kabitera. Nukubera icyo uri kwishimira ariko ko hakorwa divorce, ngo ntago wabaho wenyine. Niyo Patrick bwabuzi murya ibishyimbo na capati, harya wagaburirwaga nande? Bwabuzi muzi wanyuzemo bukomeye,
udafite uwo kukurengera n'ukuba hafi, wagaburirwaga nande? Bwa buzima wabayemo ukora akazi ko mu rugo hirya no hino, Imana itarahindura amateka, wabonaga ari nde wari ugufitiye impuhwe? Bwa buzima wari urimo nawe uzi, ubu none kuba ngo umugore atari kugutekera ngo ugiye gushaka undi mugore, umugore se uramushaka shaho uko wirukana uguguna igufwa ukazana urimira bunguri. Ndagira ngo nkubwire ngo baca umugani mu Kinyarwanda ngo urya inshuro n'inshuti bigashira udahaze. Wakagombye gutekereza ukuntu ugomba gufata inshuti zawe ukajya gucyura umugore. Waragiye mu bukumara igihe kirekire, vuga story yawe neza, bigenda bite, amakuru yavuye yari ayahe, byari bihagaze gute, mbere yuko ubujyamo byari byagenze gute, ibihombo mwari mufite mwagiye muhura nabyo wabitewe n'iki? Bari byo sobanura icyatumye umugore agenda. Wishaka gufata umugore wawe ngo wumvishe isi yose ko yari mubi, wumvishe isi yose ko umugore wawe ntiyavugaga, umugore wawe ibintu byaragiye bimubyimbira mu mutima, kandi nimuza gucunga neza ari biri bubyinjiremo, kuko ngo niyo Patrick ngo yanigaga n'umugore we. Ayo ni amakuru nayo tugomba kubatambukiriza imbere ahangaha. Nuvuga ngo uyu niyo Patrick ndashaka kuza kumuhamagara ku murongo wa telefone, nkamubaza neza ese niki cyatumye umugore wagenda, akasobanurira abantu, nkagira ibibazo mubaza, ese kuki. Ndashaka guhamagara Niyonganzu Patrick, kandebe ko mufite Niyonganzu Patrick, kadebe ko mufite Niyonganzu Patrick, niyo nsenga mu kubona bari kunyihera abantu bo mu Bwongereza, ariko reka nze nje hano ndebe muhamagare. Ndamubona, reka nze ndebe ko mubona hano noneho. Namubonye, reka nze muhamagare mubaze. Patrick, Eze bite Juste? meze neza ariko ndi kuri kamera. Meze bite se? Sawa. Nari mbonye ikiganiro urimo uravuga ngo umugore wasanze adahari. Ntago tukiri kumwe. Ndumva nawe baragukoze nk'ibyo kamarade bamukoze. Arya kamarade nawe umugore yaramutaye aragiye. Kamarade yagiye mu bukwe muri Uganda. Agarutse asanga inzu nta kintu kirimo. Faxman? Ihangane. Hashize igihe kinini we yaranamenyereye. Sha nanjye nuko byagenze. Ariko njye ntago yanyibye da, ntago namutera uguruka. Nabonye ukora ikiganiro wayura uvuga ngo urashonje. Nari nshonje n'ubu ndashonje. Nandimo mbwira abantu tuze Patrick aravuga ko ashonje, ko nzi ko Imana imukuye ahantu haremereye, yakongera akibuka gucana akagaza agashyiraho ibiryo akarya. ko ahantu Patrick yavuye ibyo nabyo ayo mashuri yose Imana yarayagutoje. Wari umaje kuremara ku buryo utagomba guteka ibiryo ngo urye. Sha ni danje nyine, hari igihe umuntu asonza atari uko abibuze, ahubwo ari imbaraga zibirya. Ahubwo uri guhindukira wareba mwana wawe yahoraga agusekera ukamubura. Kabimeze. Hari ijambo wavuze muravuga ngo washaka undi mugore, mpita nibaza Patrick Nganzo icyo yifuza ni divorce cyangwa ahubwo ari gutegura uko yajya gucyura umugore, ko mu muco wa Kinyarwanda gucyura bibaho.
njyewe rero mwana bo urumva umuntu wafashe umwanzuro akagenda atanakubwiye utanahari aba afite ibikomere byinshi byatumye agenda kandi ntekereza ko ibintu byo gucyura byo ntazo gahunda ntazo mfite. Ubwo gahunda ya Patrick umugore natizana nk'uko yijyanye ashobora kuzatinda akabona hari ibindi bintu bimubayeho. Nta bintu bibi mwifuriza mwana. Oya none aramutse yumvishije uri mu rukundo n'undi ntago byaba ari ibintu bibi kuri we. Nawe rega yajya mu rukundo n'undi. Rega shaka kutarujya mu burya hari abagore benshi ukuntu bateye burya imyanzuro yabirahubuka kuko navuga ngo baba bafite abajyanama ba fake reka nkoresha iryo jambo. Aho agisha inama umuntu ntamugira inama ya nyayo. Oya umugore wanjye we ntago nta n'abajyanama agira ba fake nzi. Kandi umugore wawe yabagatuje yabagatuje ubwo uri kuvuga imigendere ye bikancanga. Bo mubango uretse ko ibintu byose nanabisobanuye. Ariko nyine urumva iyo umuntu yumva hari bimuremereye atabasha kwihanganira ararekura. Nanone kuko nakimenye Yves ubari mu mategeko atandukana no mu cyara. Bo ba Platini bari abagabo. Ari kimenye yari umugabo. Abasafi bari abagabo. Ntago ari ngere rero umugabo wenda byabibayeho gusa biragora kubyakira no kubyiyumvisha mu bihe bya mbere. Ariko igihe kiragera bigashira yaba ku ruhande rumwe cyangwa urundi. Bo njyewe rero nta gahunda mfite iyo kujya mu rukundo. Ntago ari cyo nshyize imbere. Bo ariko nta na gahunda mfite yo kujya gucyura nk'uko kubivuga. None se Patrick nta bavandimwe ugira ku buryo haba haje nk'umuvandimwe akaba ari kugutekera. Oya gakono ndakipigira ntaribi. Kuko ndabizi uzi guteka ngiye ndabizi. Aho ko yango wicwe n'inzara erega buriya uko umunsi ugenda uvaho umuntu agenda ubwe umutima umugira inama kandi ndetse n'inshuti ze za bugufi cyane zikamugira inama. Wenda ikibazo kimwe nka kureka ese iri senyuka ry'urugo rwawe ntaho ryaba rihuriye n'umurimo w'Imana yaba mu rusengero cyangwa se naho umudamu wawe akorera umurimo w'Imana. Mbora ntago wenda najya kuvuga ngo hari abandi bantu babyisha inyuma. Gutandukana n'umugore buriya ni impamvu zacu twembi. Yego. Ntago umuntu ajya kubeshyera abantu cyangwa ngo ngiye kugira abo ntunga urutoki. Ubwo ntawe udushinzwe abantu bafite kubana bakumva ari byo badahurizaho bagatandukana. Rero aramantu bagiye bampamagara bakambwira uti niyo nganzo Patrick yashenye cyangwa ni prank batangiye we n'umugore we kuri ya story yabo baduhaga kugira ngo batwumve uti kuko urumva niyo nganzo nta kintu ashaka kuvuga ku mugore we. Umugore we nta nubwo araza kuvuga. Utubuse ntituribona umugore wavuga. Yaburi umugore wanjye nta nubwo umuzi buriya nta nicyo yakubwira. Ubwo rero abantu twabwiye uti si prank. Ngiye ntago nyibana n'umugore mani. Ibyo by'abantu barega abantu bo batekereza ibyabo uko babishaka. Ariko ntago nyibana n'umugore. I'm single. Ko numva yesu byakira cyane hari umuntu mwantereye gutwi utari umuntu kazi uri muri Canada ho ngo wasanga kwari utuntu tw'utu message. Oya. Kuko hari umuhanzi ukomeye mu Rwanda. Yagize gutyo mu diaspora amushyiraho miliyoni zirenze 20 kugira ngo amufunguze. Ariko amwemerera urukundo. Ko bagomba guhita babana. Uwo muhanzi amaje gufungurwa ikintu cyabayeho mu diaspora mubwutire yongeye gushaka ko wabona ibyangombwa n'ibiki uze tubane. Uwo muhanzi ukomeye aramubwuti wagakecuru wese wamfunguzaga nabi gusabye. Yarayangije kuyakenyeraho sha yanafunguwe. Aho nta mu diaspora waba ubirimo. Nta muntu gagiye nta muntu
ndi mu rukundo nawe Mm. ntabwo gutandukana n'umugore bisobanuye kujya muri relationship n'undi muntu uwo ari we wese. Ko ntabwo ari bubura bakomanga ko papa bitangaza atangaje ko ari muri divorce umudiaspora yatamuha miliyoni uti bugiye kuba ahantu ndaje nze nguhe ngira ngo ni imikino mu gitondo amuha n'indi ya kabiri. Uwo nta batangiye guhamagara. Oya ngiye nta abo bantu bo ntabazi. Niba hamagara ko icyo watsimbara yo ko gucyura bitarimo Patri waretse tukajya gucyura uriya mugore. Mbo ariko se uwo mugore yajya kumucyurira iki ahari ko afite amahoro kandi erega wowe ushobora buriya Patrick roreka nkubwire barari icyumba utaramenya abagore bari hanze aha bari gushuka abandi bakabashuka ngewe nzi umugore yabwiraga umugabo yahamagaraga undi mugore mugenzi akamubwira uti urwanjye rumeze nabi umugore agatamuguta ariko ubundi ko nta sambu mufitanye ko nta niki wamuhunze hano hanze hari abagore bashuka abandi bagore kuko abagore baba barabimitse nk'inshuti zabo bitari kera uwitwa ari umugore twa Vestine uri ku mbuga nkoranyambaga yabwiraga marene we uti ngewe umugabo amereye nabi arantonganya arantuka marene agahita amubwira ngo wamuhunze nkagushakira undi mugabo Uganda. Rero nukuvuga ngo hari abantu bari hano hanze bereka abandi ko nta mahoro bafite ko abagabo batabitaho buriya nk'umuntu akamugutiweho weho Patrick ni umusitari uti dore gutya na gutya uti buriya uti ntugire ngo uti bura nyine akamwuzuzamo ubwo burozi bwose akaba umwe babiri batatu bikageraho bikamucanga kandi ari abantu baba bafite ngo nimba ari ikinyoma gifite ibimenyetso ngo kirutukure. Mbo wenda ibyo byo mwana sinzi ko napfa kubibonera ubusobanuro cyangwa wenda n'aba baraganiriye n'umugore wanjye kugira ngo agende ariko afite impamvu yamujyanye kandi buriya iranumvikana. Ubwo wenda iyo mpamvu ubwo yizi kandi n'ubundi akabaje yabitanahindutse ariko nge ntago aricyo nakwifuriza kuko ko iki giye gusenya bari ikintu gikomeye nubwo twagiye tuvuga bashenye ariko abo ntago ari niyo nganzo. Patrick afite imiterere ye nuko bimeze kandi ntago urugo rwanyu rwavuzweho n'Imana uyu munsi si Imana yaba yivuguruje. Hako ngiye rero nanga igipindi cy'abahanuzi. Oya none se kuki utanze kumurongora bakigupinditse no bakigupindika ukamurongora. Ngiye ntago narongoye umugore. None oya si byose urumva ubukwe bwanyu bya byose muri abanyamasengesho nta kuntu Imana yabitarabuvuzeho muri korari cyangwa se ababivuze barabeshye. Oya ntago babeshye kandi barabivuze mu kabana akabahanuzi shazo ibintu batubeshya sha ahubwo urumva ufite ibintu byinshi nuko twanga kubivuga. Nukuvuga ngo ubuzima bw'umuryango n'ubuzima buba buri private nanone ibintu byose utabasha ku buryo utabasha kubivugira ku karubanda. Nibyo kabisa. Buriya kubera ko umugore ari we wanshunze ntagiye akagenda buriya ninjye mubi ninjye bamubereye mubi. Ahubwo nimba umugore yagiye yagaragaje gutsindwa kuko umuntu wahukanye ntago aba ari uri mukuri. Oya reka nkubwire. Oya iyo bitihanganirwa nyine nimba bitihanganirwa yagiye kugira ngo wenda imbuga nkoranyambaga zikwatake kuko nubundi niweho tuzi ntago umugore tumuzi cyane. Ariko burya mu muco wa Kinyarwanda umugore aba yatsinzwe. Ngewe siko mbitekereza hari ibintu n'urugero umugore hari ibintu nyine bimugora kwihanganira. None aba bagore bacu twashatse muri izi viziyo hari ibintu baba batumva ariko twebwe noneho ahubwo bakanirengagiza ko bagiye babona uko ba mama wabo na ba papa wabo bazubaka n'ibiki n'ibiki. Byo muri iyi viziyo biragoranye kuko nk'ejo nagiye kubona mbona madamu wa Debeni barimo baramuhobera ari hanze y'igihugu harimo urugwiro. Buriya Debeni ntiyavuga kuko nawe twabonye akurura ishanga rya ishanga
ntacyo yarenzaho. tubona no muri Uganda bamunagira amasutiya kuri stage. Nuvango rero ubwo nk'umusitari nka niyo nganzo ubwo ngubwo nyine abantu nabo bisobanurira iby'umugore yananiwe. Oya ntabyo yananiwe ariko yanabinaniwe. Byabinaniwe. Erega nuvuga ngo Patrick ari ikintu utaramenya. Weho uracyita Patrick umwe wanyongaga igare, wa wundi wakoraga kazi, wa wundi ahari wagendaga gutyo uko yiboneye duhigahiga udufilime banze no kudushyiramo bana nakinisha umuntu bakamukatamo. Nta natike baguhaye. Uyu munsi rero nicyo kibazo tunafite ku bantu bari mu Rwanda b'abastari, izina ryawe riri hejuru. Ntabwo uzi uburemere bw'izina ufite. Rero nimba ukora igihangano kimwe kikisekora muri miliyoni, ikindi muri miliyoni, ikindi muri miliyoni, uza abantu babyigana no kugira ngo indirimbo yabigere mu bihumbi 100. Ni ibibazo byo. Noneho kandi atari nuko wihirinza ari ya mpano yawe nyine ya indirimbo igenda ikora. Nta n'ibintu birenze nyine. Njyewe maze igihe ntembera mu byaro, niweho baba bacuranga. Mu byaro hirya no hino niweho bari kumva mu mamodoka. Noneho rero weho kuko uri gasanze nyine uri kubyigana no kugira ngo ushyire ikindi gihangano hanze, ntago urumva izina ryawe uburemere bwaryo. Hari n'abantu banaguhitana. Silas Byesu ni ku murongo, ubwo Bruce Melody yasubiragamo ngo urava mu murongo harinjira mundi. Yatangiye guhura n'urugamba ruvuga ngo yafashe umwana ku ngufu. Asohoye ntiwabibatumye yikubise muri miliyoni. Umwana bagiye mu igororero. Bivuga ngo hari abantu hano hanze wakwibaza impamvu abahanzi, umuhanzi ashobora kumara imyaka 5 wagira ngo niwe dufite mu gihugu wenyine. Cyane danje. Nuko rero nuvuga ngo ubundi ako kana nakahe gatuye hehe kari gukora ibintu kakagera ha ko tubona ya mpano umunsi yakoze indirimbo tukamubona ari kuri stage ya The Ben. Nigo yatangiye guhuragurika. Ubarihe ntago ari mu igororero. Ntago hari ibimenyetso n'ibihamya se byuko yahohoteraga umugore we nyine. Wamenya ukuntu iriya video y'ubwambura yagiye hanze, nuvuga ngo hari zino ufiteho uri gukina naryo ndetse n'urugo rwawe rushobora kubigenderamo kugira ngo bagukase, kandi bigoranye ko nyine wahimba indirimbo ngo wongere turunigire miliyoni uri muri saga z'urugo, wananiwe kurya utabuze ibiryo, uri bubona amagambo wandika. Ni ibibazo mane. Rero ni ibibazo nuvuga ngo ntubirebere mu bintu biri hafi, ubirebere mu rundi rwego ukuntu, kuko hari amazina mufite mutaramenya ko mwayagezeho. Man, urajya muri volcano ukumva niyo nganzo. Ntago wava Nyabugogo ngo urinde ugera i Muhanga utarumva niyo nganzo Patrick. Ntago wava Nyabugogo ujya Cyangugu utarumva bashyiramo ibisirimba byawe. Hari abandi ba gospel man basinziriye batari no kuvugwa, kandi twavuga ko barenze. Wakwibaza impamvu, kuki utibaza impamvu udahamagarwa mu bitaramo biremereye? Sha bro, nyine nizantambara turwana nazo n'amashyari n'ibiki. Rero nukuvuga ngo ubu ngubu ugomba kurwana bucece kuko baraje bazane n'udukobwa dutwite. Ibintu byose rega umuntu yemera ko bishoboka, kandi kubera buranizera Imana cyane mwana. Icyo nemera Imana yagukuye hahandi. Ikintu nifuza no kubanza ukongera ukamenya izina ryawe aho riri, aho Imana ibiri paritse. Hanyuma ikindi ukareba nimba biri ngombwa ko umugore wawe ukakuramo nyine narije yo kuvuga ngo ni Ezekiel ataraba ikigarasha yajyaga avuga ngo umugore we yarahukanye arambwira ngo ntiyajya kumucyura, ariko namubwiye 70 itari muri Bibiliya. Ahita afata imodoka tujya kumuzana. Nanjye yimbwira. Nukuvuga ngo hari ukuntu abantu biteguye kudusekera aho hantu, hakaba hari n'abanyamafaranga binjiramo ku buryo umugore we banamusaza. Ariko reka nkubwire Nganzo, uburiya mugore wa yampano niwe wari wemeye gushyira agapipike hanze. None se kuki yemeye nawe kakadarapwa hanze? Sha ndabizi se sha. Kugeza ku rugero nyine anemera kujya kwitangira ikirego yuko umugabo we ngo yaramugonze. Ngaho Uyu munsi umugabo akaba katiwe hafi imyaka 3 ngire ngo inarenga.
nimba atakiri muri talent nuvuga ngo hari abantu hari amazina hanaremereye ashaka kwihara nyine ameze nka za nganda zengaga amabuye ibyuma nuvuga ngo uretse Yesu ushaka kuzaza gutabara kugira ngo ubone undi muhanzi ubundi kera kugira ngo mbanze nkubwire ukuntu uhita unabiha uburemere twagiraga umuhanzi witwa Leonira ukabona aradomina Alexis akaza akadomina Theo akaza akadomina nyine bose bakamera ugasanga dufite abahanzi 10 mu Rwanda indirimbo zabo ziri ku rwego ruri hejuru nyine kandi nta kibazo bibateye ariko uyu munsi umuhanzi arashaka kuza ngo yiharire arena umwaka ushira ari we n'undi ashira ari we ari muri gospel no muri sekira birahari nta bandi bahanzi bahari ni gute ari ku wundi niyo nganza agira indirimbo 3 enye zifite miliyoni irenga ntituwe twaramubonye base asohoka no ku rutonde rwa MTN ejo bundi ubura amajwi ariko bagushize ngo rero ugomba kumenya ngo hari abantu hari hirya batumwa kuri wowe burya na bamwe wakira hari abo wakiraga muri studio bana gutelefone nyenda ngo mukorana ukagira ngo ni impuhwe bazanye ibirozi bagomba kunyanyagiza iwawe mu nguni ibyo byose rero hari abantu ugomba gutumwaho kuko aho Imana igupfupfunyuruye nta muntu wari uzi ko wagaragara kandi niyo Patrick warihirinze tubwizanye ukuri ishaka bisa rero nge nakubwira ngo utekereze ugarame mu gitanda cyawe ureba ahantu umudamu yararaga ureba umwana yinyagamburiraga yanabanyarira ukavuga uti jya kwanika wibuke ko batagihari ugarure uburenganzira bw'umwana na madamu mu rugo iwawe nubundi nabonye hose ari kimwe kankubwire uriya nakubwiye ngo uburemere bw'ikintu ntago umuntu abuvuga ku karubanda nanjye niyo mpamvu ndi kugenda ngira ibyo ntavuga reka ngo ushimire ibindi tuzaganira ntari bipa urakoze cyane ko uyu ni niyo nganzo Patrick nababwiraga hirya ko umusitare kuba muri bwa buzima bubi birangiye urugo rwe ruhirimye ariko mbabwiye udupointe ariko mubwira n'ahantu yagiye akomerekera ubundi ni n'abantu mukwiriye kumenya ibyo bintu ni gute ubu uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukajya kuzana nyamabondo muri video yawe ari mashiramo inda yayasamishije hari ubwo butumwa buratambutse ni gute uririmba indirimbo zihimbaza Imana ukajya kuzanamo yakamwana na nzovu nuvuga ngo aba bantu umwe tumuziho gusinda undi tumuziho kubomora noneho umuzanye muri Yesu aratabara muri Yesu arakiza uzanye Noheri utuye kuzimu urari kuzimu ari naharira umuzanye muri studio yawe uriya nibihwahwanya ni umusinzi sinjya mbere kayiteretse utubyeri none umuzanye mu bintu byawe kandi wari umukirisitu ubundi hari abantu baba bagomba kugera kuri platform yawe mu rugo rwawe ubundi hari abantu ngiye nta kwakira iwanjye wana ngiye wanjye rega mba mpafite uburenganzira nagusanze nagusohora ubutunzi bwose waba ufite ntago ngiye waba uri umubomozi ijambo na ribu yavuze ati iryo jambo ntago turishaka ugafata jitafu umuntu uraho ngaho uririmba ibishego ukamuzana mu bintu by'Imana shitani aba yamaze kukwinjira n'imizi n'imiganda nta kintu na kimwe waza uvuga rero Patrick winjiriwe n'ibirozi byinshi winjirirwa n'abantu badakwiye kukwinjira benshi baneye iwawe rero hagarara hamwe wikwivugishwa ngo ntiwacyura umugore nutamucyura uwo mugore uzaba waranamutekera ntimwabaga mukibana ubwo azaba ahubwo wari umeze nk'uruhutse urusyo icara ubwira abantu umugore wanjye yari urusyo uba umubwira ariko kuvuga ngo hari ibintu utavuga hari ibiki niyo nganzo Patrick urabizi ndagukunda ariko hari ibintu wakoze abantu mukora ibiganiro mwitonde cyane uzanye jitafu muri studio yawe nyamaze wigiraga mukimbira ibintu by'abantu bakagira ute bakabyumva wigiragamo wowe n'umucuranzi wawe mugakora ibintu byiza abantu bakabyumva izi ntambara zose zikomeye jitafu yinjiye Noheri yinjiye nyamabondo yinjiye ubundi wumvaga uri buko erega kuba warebwa ukwezi ariko mu bindi bihe ibintu bihe bikangirika nge najya ku rugero runaka ariko nyine nkabaho igihe kirekire aho kugira ngo ngewe nyine ari abantu mushaka ibintu byihuse cyane ariko n'umunyarwanda aravuze ngo yihuse yabyaye iki
ibihumye rero niyo Patrick Nganzo ibi bihumye nyine umwaka wo muri ADPR muri korari iyo myaka ya bajita fusenga ya banoheri reba nka Kayusi w'umutinganyi ibyo bintu byose byagiye bijya ku buzima bwawe byangiza ubuzima bwawe so rero niyo Nganzo Patrick ngiye kintu nakubwira keretse nimba ari pranka ngomba kubona nimero y'umugore wawe reka nsabe bankatingire mbanze mpige umugore wa Patrick Nganzo reka mpamagare pare wa niyo Nganzo Patrick kanze muhamagare mubaze ubundi ibara bivugaho iki nka pare nk'umuntu bareze bakamurera umeze mute muyobozi ndi mu kiganiro weya ntabwo ubitinya ni ikibazo nshaka kukubaza ntabwo ari ikibazo kijyanye n'ibindi hari umuhungu wabereye papa cyangwa se paretwa niyo Nganzo Patrick inkuru ziri hanze yivugira ko umugore yamutaye umugore wa niyo Nganzo Patrick yego amakuru ko ntayazira haramaje kubyitangariza ku mpanuro ko atakibana n'umugore no kuri telefone maje kumuhamagara ambwira ko batakibana nka pare kuki utazi ko umuhungu wawe urugo rwasenyutse abana nyine bo muri iyi minsi niyo makosa bakora ntibakibwira ababyeyi ubwo ndaje nzabikurikirane abantu bikurikirane rwose utangire ubikurikirane ubaze n'umukazana wawe ndaje bikurikirane menye uko bimeze ahubwo muzatumenyesha amakuru umuyobozi urakoze kurimbwira ndakwemera bizije yego urumva rero ya makosa njya mbabwira uyu munsi nimba ushobora gusenya urugo pare wawe umuntu wakureze ntumubwire yuko urugo rwa harimo ibibazo ubundi urumva urwo rugo rwo rwari ruhari ntabwo urwo rugo ruba ruhari nimba ushobora kugira ikibazo niyo Nganzo Patrick noneho nakuvugiraga noneho ubu ngubu biranahindutse nimba urugo rwawe rushobora kugira ikibazo ukaza kuri social media utarabwira na pare yuko urugo rwawe rwagize ikibazo ibaze kubwira social media ko wasenye pare wawe wanakureze akagutangaho byinshi bifatika utarigera umubwira ko washenye bantu b'Imana mujye munyumvira namwe ibi nibyo nza mvuga mukaza mukavuga ngo na amatiku hari inkuru ihari hano ngiye kubazanira umuhanzi ukomeye yagize gutya abeshya umudiaspora ko agomba kumugira umugore umudiaspora mutanga akayaba arafungurwa amare gufungurwa uyu mudiaspora aje ateyemwe icyumvirizo uyu muhanzi aramubwira ngo wagakecuru we ntago nje nabana nawe ubwo ibihumbi bingahe by'amadolari babigize ute birahiye uyu muyisi umukecuru nabonye ngewe akiri na mutoya ari umuntu mwiza wakubaka iyi ngegera y'umuhanzi ibiramufashira mutu uyu muhanzi mumbabarire mbantukanye kuko nje ari ukuntu bindenga ariko mureke mbabwire bene data ugize ikibazo wenda nzabigarukaho ntago ariko urumva bifitanye isano ugize ikibazo urumva umuntu ntiyaza ngo ahite akwituniraho agufasha gutyo byatangiye ari ubufasha uyaresikoroka ngo ashyiramo ibintu by'inkundo undi nawe nta mugabo afite yumva nibyo umuntu we rero birangira amujya wamutanga akayabo nzayizana ibi naza nabivuga ngo Justin ngo uri umunyamatiku mundekera amatiku yanjye ariko ba mama mundekera amatiku yanjye ba papa mundekera amatiku yanjye nze amatiku yanjye muyandekere kuko ninanarimbuka nzarimbuka njyenyine ninajya mu ijuru kandi nzagenda ku kibarati cyanjye nta muntu n'umwe nzagenda ku kibarati cye na shitani nankwega azankwega nyine ubwo kuko azaba nkweze ubwo rero nukuvuga ngo nimba abantu bari kwisha mu murimo w'Imana bagahemukira abantu bigatuma abantu banga Imana
none se ubu ni gute nka niyo Patrick ngubu bimuvugwaho n'ibiki bigiye kuza hano aho yagiye yinjira ibiki n'ibiki. Patrick subira mu masengesho ufate ba marene na ba pare mugende muzana uyu mugore nje nzongere kubona uyu mugore yagarutse kandi nta n'ikindi kiganiro nshaka kumva wowe Patrick ukora. Ni gute ujya kuri social media utarabwira pare ko urugo rwanze? Ni gute ujya kuri social media utarateranya inshuti zawe ngo bicare ubabwire ikibazo mwagiranye? Ni gute ujya kuri social media se irakumarira iki? Giye kukwerekana ko nyine watandukanye, noneho abagore b'aba diaspora bashiguke batangire bakwandikire n'ubujura n'ubusikamuzanye. Kandi njye umutima wanjye ntujya upfa kumbeshya, ndi kumviye ari sikamu. Nta umutima wanjye ntujya ukunda kumbeshya, ndi kumviye ari sikamu muri kudukora. Si wasenya ntubibwire pare. None se umugore ntiyatabibwira marene? No kuvuga ngo mwitonde kandi niba ari byo Patiri ugira amahirwe y'abari sikamu, ariko niba ari byo utibwira n'umusatsi ndawuzana kuko ntago nabigushyigikiramo. Erega ingo ziravuna, ingo noneho nta n'umuntu ujya urabyubaka nimugoroba ukabona birasenyutse. Nero nugushinyiriza kwiki gihe nugushinyiriza njyewe umugore wanjye yahukanye ntago yarari iyo yahukaniye, nanjye ubwo nagenda nkaryamayo. Ubwo mise mbona ari nk'ikindi kigabo yashatse, ubwo yatadutungana wawe ufite agatuza kanini niwe wasigara muri iyo nzu. Noneho ntaramuhere tutarakora na divorce, najyana amabuye nkajya ndarambatera. Erega hari ibintu mwebwe mukinisha. Kubaka ni ibintu bikomeye. Kubaka ntago ari mu muceri, ntago ari mu ifarini. Kubaka nyine n'ukubaka nyine, ariko uratekereza ushakanye n'umuntu afite imyaka 30 wowe ufite 40. Noneho ibyamumaze igihe mukora n'ukwerekana ubusa, musambana nyine biraho cyangwa hatoye vance, hari n'abatotora vance, muri kubeshyanya utuntu turi aho ngaho. Noneho mugeze mu rugo hashize umwaka umwe usumutera inda, hari n'abajyama ba rudomyi ahita mudominda n'ukwezi kutarashira, hari n'abayitaha niri ntoya nitubimenye kuko nta ubuza ajya kwita kukubara. Kera deperi niyo yabaraga ikakubarira harengaho n'iminsi 3 ikakubaza impamvu yarenzeho. Noneho uwo muntu kuki wumva ko mugiye guhuza imico ako kanya? Uzi ubuzima umuntu ababayemo imyaka 30 amakosa abakozemo, uzi kugira ngo ujye guhanaguramo umuntu ibyo bintu? Uzi imyaka 40 ushatse wibera muri ubwo buzima? Ni ukuvuga ngo njyewe nashatse umugore nirira muri restaurant, nagiye kumenyera gusiga iposho yarabwahagiranye, yarahagiye, naradomokaga nkagenda nkahita nikubitiramo agacapati da nkagira ngo ndacyari muri bwa buzima. Nuvuga ngo rero hari ibintu byo kwihanganirwa mu rugo. Uzi uwo mugore washatse abajyama bamurongoye, uzi uwo mugore mwashakanye, uza ama message, uza ama nimero y'abajyama bakundanye, uza bamusohokanye Gisenyi bakamusohokanya Kingfisher bakamurarana muri Serena, ndazishenye none ndazimaze. Ubwo rero uzi yuko ariho wariyeho wenyine. Uza abajyama bagiye bararana hirya no hino, uzi imihana bagiye. Abo bajyama kandi noneho hari n'abantu bamufashe neza kukurusha uko umufashe neza. Ni ukuvuga ngo ubwo ugiye kubanza uhangana n'iki no gukuramo ibirondwe byinjiye mu mutwe wawe ngo asibe nimero zose, ngo simukadi nayiboroke, aha azabonera nimero hazashya. Ni ukuvuga ngo biragusaba kubanza kwizera uwo mwashakanye. Yagenda ari ninjoro, yagaruka irindi, byagira gute, yamarayo iminsi ngahe, ubu se ko njya mu mahanga nkamarayo amezi angahe ntarataha. Nuvuga ngo ngiye kuvuga ngo umugore wanjye ngo yagiraga bamuhamagara, ngo baramuhamagara, byatuma icyakujyanye utagikora. Hari n'abantu bajya mu kazi ngo bagashyiraho maneko ku ngo zabo. Ntago ushobora gushyira maneko ku rugo rwawe. Nukuri kw'Imana nta muntu baneka
umugore ashatse yasambana 5 ku munsi kandi ntunamenye ko yagize ute yanasambanye. Umugabo ashatse yasambana kangahe ntunamenye ko yanasambanye. Birasaba ko mugwiza icyizere ku bantu mwashakanye kandi ukumva ko ibyo akubwiye ari ukuri, ukuzaniye amagambo y'ibyo mu rugo rwawe. Amahirwe ngiye wibeshye ukanzanira amagambo mu rugo rwanjye, ibintu nagukora ntimubizi ko nta mikino nge ndaceceka, ariko burya uzankandagireho uzambona uzabaza amateka nigeze kurwanira mu mujyi na Gisozi yose irarwana. Rero no kuvuga ngo urugo ni ikindi kintu kiremereye kugira ngo uhuze iyo mico. Ushobora no gushaka umugabo ugasanga nyara ku buriri, ugomba kwihanganira ibyo bintu. Ushobora nuvuga ngo ibyo bintu ujya kunekane kugira gute nibyo bigusenyera urugo. Wa mugore we nimba ari abantu batangiye kukwinjiza mu bitekerezo byawe ko umugabo wawe arongora abandi bagore, wapfuye warangiye. Ubwo mbese uko amaguru abiri y'urugo yarangiye gucika, kubera yuko ntago we nujya kuvuga umuntu afite abantu bamuteretanye bigana, noneho ubu ibintu byitwa za pati na za anniversaire, abantu biganye izo mbuga zisenya ingo. Hari abantu mugiye guhura nabo mwakundanaga kera, wamuretse akagenda. Ariko ubwo bwisanzure n'ibyo bintu mwishyizeho ibintu by'amapingu ngo muri kuzirika nibyo bitumye. Natanze urugero rwiza, ejo bundi Pamela yahuye n'umujyama aho yari ngire ngo ni muri Canada, sinibuka neza ariko kubanza ari Canada, aramuhobera, hari uri gufotora. Iyo video ihita ijya kuri Instagram. Mwigeze mwumva The Ben avuga? Yavuga iki kandi twaramubonye cyagiye ajya muri Uganda umukobwa amuterera isutiya? Yavuga iki twarabonye ishanga hari Musanze arimo ararikurura? Nta kintu yavuga. Nuvuga kandi abantu muri abamama cyane mufite abagabo b'abastari cyangwa abagore mufite abagabo mufite abagore b'abastari, ewana ndagira ngo mbabwire ngo nimwinjiza mu mitima yanyu ibintu byo gufuha izabora. Ushobora guhura n'umuntu ukabona guhereye umugabo ikibizo ugatugira ngo basanzwe baziranye byahe. Umuntu ushobora kujya muri telefone y'umugabo ugasanga umuntu yamwandikiye uti shera I love you ndagukunda, ugasanga uwo muntu nta nahamuzi, kubera inimero zabo ziri hirya no hino. Bari popira nyine, bari popira. Birabasaba gufata imitima yanyu ukizera ko kuba umugabo yaraje akagufata akagushyira mu rugo mukabyarana abana ukaba witwa umugore wa runaka. Icyo ni kiguhesha imbaraga ko n'ubundi ishyiremo ko nanagenda azajya ataha iwawe. Hanyuma ntago uwo mugabo nawe arikunda kuruta ukuri kubitekereza, azi kandi icyo umuryango uvuze. Hanyuma kandi mwegere gusenga bitewe n'idini ryose usengeramo. Niyo Nganzo Patrick wavuze ngo ntago ujya gucyura umugore wawe. Ubu ADPR yarangije kuguhagarika nta mukristo wahukana. Ubwo rero kuhagaritse kangahe ubuzuza ako nta nubwo Niyo Nganzo Patrick nimba arambwiye ngo nuwo muri Methodist ni hehera, yarambwiye ngo niryo ryamureze ngo ntihagiye kwisubirira. Body language yawe mu kiganiro iragaragaza ko wifuzaga kusenya urugo, kuko ngiye amakuru mfite ndi gukirigita n'uyu mu diaspora uri muri Canada ahantu bita muri Ottawa utuye amakuru ariko ko mba nyafite muhu. Ubwo rero maze iminsi nirwariye mugira ngo YouTube narayihunze. Abantu banje rero mwari munkumbuye ndabakunda cyane. So tubane mu nkuru zikurikira. Ibiganiro byacu cyo murabizi bihora bigaruka, hari inkuru nyinshi. Urumva hari iyo nkuru yo muhanzi ntababwiye, ubwo mugiye gukeka. Hakazaho n'ibya Niyo Nganzo Patrick, ngomba guhamagara umugore we nkamuvugisha nkuko mvugishije pare na ba marene bose, kuko Patrick ni uzanye ibintu bye. Patrick ntuntera amabuye, ndagusotora ndagukubita imisumari ndakuvura. Ni wowe ubundi ngiye umuntu yizanye hana kahitereka. Umenye ko ubwo ngiye kugusotora no hasi, menye igitumye. Ntago ndi butume ushaka kugaragaza nkaho uyu mugore yagiye nyine ngo arenganye, nyamaze uyu mugore yararize imitima yarajeho ubwoye.
rero Imana ibaha umugisha, ndabakunda cyane abantu bacu muri Canada, Australia, mu Bwongereza ndetse by'umwihariko East Africa mwese n'abamasera. Abamasera basigaye ari inshuti zanjye bo mu Rwanda, musigaye mumbwira ko munkunda munkurikira. Ubwo rero urumva nimba munkurikira muri abamasera, ubwo ni Roma nagezeyo. Abantu mudukurikira muri mu Butaliyani muze kwandika muri comment mbabone, muri comment mbabone menye ko ahantu i Roma muhari mbabone. So rero abantu mudukunda, abamama cyane bo muri Australia, mwongere rwose, hari amakuru ahari we. None inkuru ya Timami hari, Mana Nyagasani we, Mana Nyagasani. Ikindi abantu bari muri Uganda, mwe munyitegura, nge ndaje Uganda, ntago nshingiye kuri babandi bavangu naza. Nimba ndi umuntu noneho ngiye ufite fame, ni ngiye muri Uganda. Noneho abantu muri Tanzania, inshuti zanjye muri Tanzania, abantu muri Nigeria, mwese ndabakunda cyane. So ndabakunda, reka dusore zangaha, negire kwicara nduhuke nirebera Murera. Imana ibaha umugisha, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.